Ubu ni ubuhamya bwanjye. Ntabwo nabashaga kubyumva neza nk'uko bikwiriye kuko nari nkiri mutoya, ubizi cyangwa utabizi, utanabishaka. Abantu benshi barafunzwe, ariko ntibafungiwe muri gereza. Bashaje imburagihe kubera inzangano, amatiku, amashyari, imishiha. Iyi ni Bivuge TV. Umuntu umwe ashobora kubona ikibazo akavuga ati iki kirananiye sinishoboreye, undi akavuga ati iki ni ikibazo ariko nshobora kugira icyo ngikoraho nkagikemura. Ikibazo ni kimwe ariko mindset za bombi ziratandukanye. Mu buzima bwa buri munsi mindset igira uruhare rukomeye mu kubona amahirwe cyangwa se inzitizi, uko witwara iyo unaniwe cyangwa utsinzwe, uko wiyizera, uko ubona ibintu bishya, uko ufata ibyago iyo bikugezeho. Ubu ni ubuhamya bwanjye. Hari umuntu wigeze kunyigisha mu myaka yashize uburyo bwiza bwo gukoresha ubwonko bwacu. Muri icyo gihe ubwonko yabugereranyaga n'inyubako nini cyane, izi bita za shato. Akavuga ati ubwonko bwacu bumeze nk'inyubako nini cyane ifite ibyumba byinshi. Atariko uburyo ibyumba tubikoreshamo buratandukanye bitewe na buri muntu. Aravuga ati hari igihe usanga muri bya byumba byose wibereye muri kimwe, ibindi byumba bikagenda bikuzuramo imirayi, bikajyamo bikamera nk'ikimoteri. Iyo nyubako yacu wayirebera inyuma, wayirebera hanze, ugasanga ni inyubako ishashagirana imeze neza, nyamara mu by'ukuri mu byumba biyigize hibereyemo imyanda gusa, ibindi birimo n'ubusa nta n'ikintu kirimo, bifungiranye. Ntabwo nabashaga kubyumva neza nk'uko bikwiriye kuko nari nkiri mutoya, ariko uko nagiye nkura nagiye nsanga ko kuko ubushobozi ubwonko bwacu bufite kenshi na kenshi usanga tutabukoresha uko bukwiriye, cyangwa ugasanga twafashe ubwonko tubushyiramo ibintu bitari ngombwa bidafite akamaro. Bwa bunini bwabwo budupfira ubusa. Ntabwo ari ku bwonko gusa. Fata urugero kuri smartphone. Izi phone zacu dutunze, hari igihe usanga ufite telefone igenda nk'akanyamasyo, igenda yomboka mu by'ukuri, ikagutesha umutwe cyane, rimwe ukumva wanayimena. Kenshi na kenshi usanga idashaje, ahubwo ikibitera ari imyanda myinshi uba warayirunzemo, ubizi cyangwa utabizi, utanabishaka. Hari abantu benshi rero bashaje imburagihe kubera inzangano, amatiku, amashyari, imishiha. Ibyo byose barafashe igihe cyo kubigaburira ubwonko bwabo. Ntumbaze icyo baba bagamije. Wakwibaza, ese ikintu kitakwinjiriza ubundi ugitaho umwanya ushaka iki? Mu buryo bwimbitse, mindset ni imitekerereze y'umuntu igena uko abona ubuzima, uko asobanura ibintu bimubaho, n'uko afata ibyemezo. Ni imyemerere, indangagaciro, ubunararibonye n'imyumvire byagiye byubaka uburyo ubwonko bwawe busubiza ku bibazo by'ubuzima. Dusangamo imitekerereze ifunze, aho umuntu yemera ko ubushobozi bwe bufite imipaka idahinduka. Nduko ndi sinshobora guhinduka. Benshi nuko bateye, nibyo bishyizemo. Simvugirwamo, nanga agasuzuguro n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo. Nduko ndi sinshobora guhinduka. Tunasangamo kandi imitekerereze yo gukura cyangwa se imitekerereze yagutse, aho umuntu yemera ko ubushobozi bushobora kwiyongera binyuze mu kwiga, gukora no kwihangana. Sinabishobora uyu munsi ariko nshobora kubyiga. Niwumva umuntu akubwira ngo ugomba guhindura mindset yawe, aba akubwiye ko ukeneye uburyo bwo guhindura porogaramu yo mu mutwe igena ukuntu umuntu abona ubuzima n'ibikorwa bye. Mu mvugo yoroshye, mindset ni amadarubindi umuntu yambaye arebamo ubuzima. Uko ayo madarubindi ameze niko asobanura ibyo abonye. Ubuzima bwawe bugendera ku buryo utekereza. Mindset yawe niyo igena uko ubayeho n'aho ugera. Iyo utekereza ngo ntibishoboka, ubwonko bwawe bushaka impamvu zerekana ko bidashoboka. Ariko iyo utekereza uti ndabishoboye, utangira kubona amahirwe aho abandi babona ibibazo. Ntugategereze ko ibintu bihinduka, banza uhindure uko ubitekereza. Abantu benshi barafunzwe, ariko ntibafungiwe muri gereza, bafunzwe n'ibitekerezo byabo. Ntabyo nageraho, nta bushobozi mfite. Ibyo si ukuri, ni inkuru wiyandikiye mu bwonko bwawe. Ni mindset mbi kandi ushobora kuyihindura. Duhitemo mindset nziza. Niba uri kumwe n'abantu batekereza hafi, nawe uzatekereza hafi. Niba uri kumwe n'abantu bafite vision, nawe utangira kuyigira. Mindset
ntabwo ivuka gusa, irubakwa. Yubakwa n'ibyo ureba, ibyo wumva, n'abo uri kumwe nabo. Ni wowe ufite responsabilité y'ubuzima bwawe. Yego hari ibintu utagenzura, ariko reaction yawe kuri byo nigena aho ujya. Abatsinda baravuga bati nzabikora uko byagenda kose. Abananirwa bati ntibyashobotse kubera bla 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 bla. Bagatangira gushaka ibisobanuro bibarengera. Niba ushaka ubuzima butandukanye, kora isuku mu bwonko bwawe, hindura mindset, ibindi bizakurikiraho. Wibuke ubuzima bwawe ntibugena uwo uriwe, mindset yawe nigena ubuzima bwawe. Hitamo gutekereza nk'utsinda maze utangire kubaho.